Ndabizi ko aya ari amakuru mabi ku bamotari gusa nyine nta kundi. Leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo kugabanya umubare w'abamotari bakorera mu mujyi wa Kigali, ndetse abantu benshi batangiye kwibaza uburyo abamotari bari buze kubaho ariko kazi kari kabatunze. N'ubundi mu Rwanda hasanzwe hari ikibazo cyo kubura akazi n'ubukene. U Rwanda rukomeje gukora ibikorwa rimwe na rimwe batavugaho n'abaturage, batavuga rumwe n'abaturage kubera ko bavuga ko basa nk'aho bari guhohoterwa cyangwa se kubuzwa uburyo bwo kubaho. Ibyo ngibyo byagarutsweho mu nama ya Sena ndetse n'abadepite, aho babazwaga ibibazo bakanabaza RURA ibibazo birimo no kuba mu Rwanda hashobora kuba hagiye kugabanywa umubare w'abamotari, bivugwa ko aribo bagira uruhare mu mpanuka nyinshi cyane zibera mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ubundi ngo mu Rwanda bwira habaye impanuka 15 ziba arizo nkeya zibaye mu Rwanda hose, bikavugwa ko ku mwaka abantu bashobora gupfa barenga hafi 300 nk'uko byatangajwe na raporo iheruka 2024, aho bagaragaje ko mu Rwanda bagera kuri 339 bose bahitanywe n'impanuka zo mu muhanda, abandi barenga muri za 700, abandi barenga 7,000 bagakomereka kubera iyo mpanuka. Kugabanya moto rero mu mujyi wa Kigali bigiye kujyana no gutangiza gahunda ya bisi zidatinda zitegereje abagenzi, ahubwo zizajya zibasanga aho bategera hose mu mihanda ya Kigali, ndetse n'abazitega bakarushaho koroherwa n'ingendo. Ndetse Rugigana Evariste, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere n'inzego zimwe zifitiye igihugu akamaro RURA, yabikomojeho mu kiganiro yahaye abasenateri bagize komisiyo ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano kuri uyu wa gatatu tariki 8 Ukwakira 2025. Rugigana yavuze ko u Rwanda rurimo gufata ingamba zigamije kunoza uburyo bwo gutwara abantu, aho bisi zitwara abantu zitazongera gutinda, bityo ndetse n'abazitega bakoroherwa n'ingendo. Ati hari ubwo abona imodoka 50 zigenda mu byigano tirifike cyangwa imodoka imwe irimo umuntu umwe. Tugomba kunoza uburyo bwo gutwara abantu, tukagabanya moto n'izindi modoka, noneho tukagira umutekano mu muhanda. Ni ingamba RURA ivuga ko zatangiye gushyirwa mu bikorwa, aho by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hashyizweho ikigo cya leta gishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Rugigana ati ubu ngubu gutwara abantu mu buryo bwa rusange byakorwaga n'abantu bikorera kandi bareba inyungu, niba abaparitse muri gare ntabwo usohoka bisi itari yuzura, bisi itaruzura, uwo ureba inguzanyo afite muri banki ndetse yanyura no ku cyapa agafata abantu. Ubwo buryo rero bushya bwa leta bwo gutwara abantu n'ibintu buzasimbura ubw'abikorera bwari busanzweho, ndetse butazangiza ku mugaragaro buzatangizwa mu kwezi gutaha Ugushyingo 2025 uhereye mu mujyi wa Kigali, kandi yisheje ko bitarenze umwaka utaha azatangira gushyirwaho ingamba zihamye ndetse zigabanya moto mu mihanda no gutega bisi bikarushaho kunozwa. Abasenateri bagaragarije RURA ko gahunda yo gutwara abantu n'ibintu mu mujyi ukwiye gushyirwamo imbaraga, kuko yagaragarijwe n'ibibazo byinshi birimo n'imodoka nke. Ati hashize iminsi umujyi wa Kigali utangije uburyo bwo gutwara abantu mu buryo rusange, ndetse hageragezwa guhagarikira mu masaha cyangwa se yagenwe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ndetse hageragezwa guhagarikira mu masaha yagenwe by'umwihariko mu mihanda ya Kabuga, Nyabugogo, muri gare za Downtown na Nyanza za Kicukiro. Ati ni uburyo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bugenda butanga umusaruro kandi bukagabanya n'imirongo ya hato na hato ndetse y'abategereza bisi muri gare no ku byapa.
wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu mu karere ka Muhanga ndetse n'Akamubatiri witwa Mukamabatiri Valerie yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ingwate y'amafaranga arenga miliyoni 60 kugira ngo akurikiranwe adafunzwe mu byaha ashinjwa birimo no kunyereza umutungo wa leta.